wasanga uhoraga wibaza iki kibazo kandi cyoroshye, wajya uhoraga wibaza impamvu ano magambo anyura munsi, ano magambo akunze kunyura munsi. Akenshi bano ngaba bakora ku ma TV wani, ku maradiyo, ku mateleviziyo, usanga ano magambo aba yiyandika munsi. Nawe ushaka kubimenya, nawe ujye ubikora mu gihe video zawe zikurikirwa n'abantu, ukababwira ati ushaka kwamamaza kuri izi video, nawe ukaba wababwira ati uko wabikora. Icyo noneho niba ushaka kumenya uko wabikora, bana nanjye kuri uno muyoboro wa YouTube kugira ngo ubashe kuba wabimenya. Reka tubanze twakira abantu bashyashya kuri uno muyoboro wa YouTube. Niba uri mushyashya kuri ino channel yacu ya YouTube, ndagusaba gukora share, comment kugira ngo ujye ukomeza kubona video nk'izi zitandukanye, ufungure n'inzogera kugira ngo video yose dusizeho nk'iy'ubwenge ijye ibasha kukugeraho. Niba ari ubwa mbere ugiye kubona CapCut, hari izindi video nyinshi ziri kuri ino channel y'ukuntu wakiga gukoresha CapCut, nawe ukabasha gukora video ushyira kuri YouTube cyangwa ku ma TikTok, bitewe na kino rubuga na social medias ukoresha. Reba uko bikorwa rero, tugiye gutangira kubibana nanjye kuri uno muyoboro wacu wa YouTube. Niba usanzwe kuri uno muyoboro wa YouTube uhari, ndagusanga ukore share, comment kugira ngo ubashe gukomeza kubana nanjye. Ibyo twagizeho turabishimira wowe, nibyo tutarageraho tuzaba tubishimira wowe. Ukuntu bigenda rero, urabikupa byose, urabikupa bino byose kuko twe tugiye kubikupa. Dutangire. Niba uzi ko ufite, urabanza abagiye gukoresha CapCut bwa mbere, urabanza downloading application bita CapCut. Iyi ngiyi urabanza ujye muri Play Store downloading, ariko kuvuga ko tuyifite turayifungura. Ikintu uri bukore rero, n'ibisabwa kugira ngo ukoreshe CapCut murabizi bimwe na bimwe. Mbere na mbere no kuba ufite internet connection, kuko CapCut ikenera connection. Ikintu uri bukore rero, uretuza hano ngaha kuri new project. Aha urahakanda rero, ukiyakanda kuzana hano, ariko twebwe tugiye kubanza dukore background y'inyuma kugira ngo video yacu aze kuza kubisa neza. Nge niko mbikora, nabashyiriyeho uko nkora izi video zanjye, nabyo biri kuri no channel. Ikintu uri bukore rero, urahita uza ukandi hano ngaha kuri ads, ubu wadingemo. Ucadingamo rero, barahita bakuzana hano ngaha. Nkuko mubizi rero, abantu benshi tumaze igihe tubana, kuko twe dushaka gushyira kuri YouTube, turahita dukanda hano kuri relation. Urahakanda, ukiyakanda urahita ukanda hano ngaha kuri 16 kw'icyenda, urahakanda. Video iraza imeze gutya, urahita ukanda hano kwa kantu ka OK. Ikintu uri bukore, urahita uza ukande kuri ino video yawe, akuri aka kantu kawe kari ahangaha, ugakirikeho ahangaha. Ukigakirika urahita ufata amaboko yawe abiri, uzuminge byinjiremo imbere. Ikintu uri bukore rero, urahita scrollinga hano, uzi hano ngaha kuri aka kantu handitse ads over. Abatahazi urahakanda, ukimara kuhakanda urongera ukande hano kuri ads over. Kubikora twihuta kugira ngo video utaza gutinda ugasanga video mu kuyishyiraho biragoranye. Ikintu uri bukore rero, turahita tuza hano ngaha kuri video dufite, duteremo video bitewe na video aho tugiye kuyikoresha. Nugire ka duhitemo iyi. Icyambere nuko tugiye kuyikoresha tubikoraho. Ikintu turi bukore rero, urabona ko ino video yacu niyo ngiyo, ariko turahita dufata ibara turizuminge turinganye na video yacu. Turinganye na video yacu, tubireshyeshyanye kugira ngo bize kuba bimeze neza. Izi video zanjye uko nzikora biriho, ujye ubirebe nawe ujye ubasha gukora video ukoresheje telefone yawe, ntugacike indege ngo nuko ukoresha telefone. Ikintu kiri bukurikire rero nta kindi, turahita tuza hano ngaha, twongere dukande hano kuri ads over. Abatahazi reka nongere mpabereke. Urahita uza hano ngaha kuri ads over, uhakande neza, ongera ukanda hano kuri ads over. Ikintu kiri bukurikireho rero, s'il vous plaît, hano rero tugiye gufata urundi rupapuro rundi kugira ngo ari amagambo aze kuza kuba ariho yiyandika. Ikintu turi bukore rero, turareba hano ngaha urupapuro rwiza. Hano ni muri video, waza hano ngaha
duhitemo urupapuro rwiza bitewe n'urwo ukunda, niba ukunda umweru, niba ari iki ushaka ko bizaza kubuza kuba byiyandikaho, reka twebwe tugiye guhitamo iri bara. Uretse hano tuba turacyari muri video, twe tugiye guhita duhitamo iri bara kuko ari guhita kajya muri video. Turahita tuza duhitemo iri bara, ni urugero reka tuze twe duhitemo iri bara, iri ngiri turahita dukanda kuri ads. Abenshi mumaze kubimenya, dukomeje kubana kuri no channel yacu, kuri no muyoboro wacu wa YouTube. Urahita ufata uru rupapuro rero, uru rupapuro urabona ko nubwo ari ntuza, ariko uru rupapuro urahita ufata uruzuminge rwuzurema. Ukimara kuzuramo rero urahita ufata usikororinge umanura, urahita usikororinga umanura gutya, usikororinga umanura neza ku buryo kaza kuza kuba kari fiti neza. Urabona ko aka kantu kageze utya kakunze, urahita uza rero ukupe hano ngaho umere nk'usubiye inyuma, uhita uza hano ngaha handitse ngo text, hano aha urahakanda rero, nurangiza ukanda hano ngaha kuri text, wandike ngo n'urugero ushaka kwamamaza, dutangize inyuguti nkuru, ushaka kwamamaza kuri video zacu, n'urugero tubifashe gutya, urahita umera nk'uko hari inyuma. Tugiye rero kugira ute, twafata no magambo rero, turafata no magambo tuyafate tuyashyire hano. Tukimara kuyashyira hano rero, hano turahita tuza hano dukanda hano kuri style, bitewe n'ibara dushaka kuza kuba agaragaramo. Urahitamo ibara ushaka ko ayo magambo yahoze kuza kuba agaragaramo. Twegereka duhitemo iri, nta kibazo. Duhita tuza dukande hano ngaha bacyo bita ama effect na animation. Hano rero ukoresha aho ushaka, hano ngaha ni ku ma effect, ariko no ma effect ntago wayashobora, bisaba kuba uyazi. Naho munyandikire muri comment niba mushaka ko nzayabigisha nayo uko yakoresha namwe. Turahita tuza dukanda hano kuri animation, turahita tuza hano dukanda hano ngaha kuri animation. Nitwe twege kuko dushaka ngo rize kuba removing, ritamuvinga ntacyo twaba turi gukora. Tuba dushaka ngo rize kuba removinga kugira ngo rize kuba n'umuntu abasha kuba yaribona. Icyo turi bukore rero, turarindira gatoya, hagiye kuza hano ngaha. Hano rero ugiye kwitonda yuko gukoresha utu tuntu haba harimo turimo pro, dushobora gutuma utadownloadinga cyangwa utu ngutu tuba twishyurwa. Kandi no video nawe negufasha, niba uri mushyashya kuri no muyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba gukora share, comment, turakwakiriye. Kora sub udushyigikire, nawe ujye ubasha ufungura inzogera kugira ngo nawe ujye ubasha kudukurikira kuri video nyinshi zitandukanye. Ngiye kubikwereka nizo wakoresha ugasanga video yawe urayidownloadinze birakunze. Hano ngaha barimo turishyurwa nk'utu twa pro, dore nk'aka ngaka nka downloadinze video ntiyakunda, aka ngaka aka video ntiyagira ute, ntiyakunda. Ariko ngiye kukwereka utwo wa downloadinga tugakunda. Ese utwo wa downloadinga hano tugakunda n'utuye, niko ngiye kukwereka. Rero hano ngaha urabonamo video nyinshi, hari ututariho pro, utwo ngutwo nitwo wahitamo tutarimo pro. Utundi twose ubona tundi turiho pro, ubwo umenye yuko ari bibatwe. N'urugero dukanze kuri iyi ngiyi nta pro iriho, kandi urabona ko nk'iyi ngiyi tuyikanze byaba ibindi bibazo bindi, kwidownloadinga byaza kwanga, ugasanga bibaye ibindi bibazo. Twebwe rero turahita tuza hano ngaha, tuhita tumera nk'abazamutse, tuze dukande hano ngaha. N'urugero niba duhisemo iyi ngiyi, reka turebe inziza, yaba inziza kurushaho, reka duhitemo iyi. N'urugero
n'urugero niba duhisemo iyi ngiyi wakibaza ngo aka kantu kamaze iki, aka ngaka bari guhita baduha hasi, aka kantu aka ngaka abakiriya benshi batari kukabona, aka kantu wakibaza ngo kamaze iki, aka kantu ni cyagiye muri gihe uba ushaka kongera uko kazamuvinga, uko aka kantu kazajya kamuvinga kihutse cyangwa kagabanutse. N'urugero reka dusubize inyuma gutya, aka kantu reka tugasubiza inyuma gutya, urebe ukuntu biri bumuvinge, ubona ko gutya biramuvinga gakeya, ariko reba n'urugero nitugira gutya n'urugero tukazuminga gutya cyane gutya, noneho duhite dukanda hano ngaha hacu kuri aka ngaka, kuri aka kavi kemeza yuko twabyemeye. Sori gatoya, habayemo ikibazo cy'uko CapCut isigaye igira ikibazo cy'uko isigaye yikopa kubera kwamamaza, ariko ntacyo biri budutwaye cyane, nuko twabonye ko byakunze. Ikintu turi bukore hano ngaho, urabona ko baba bari kwamamaza videwo zabo nyinshi ziba zitandukanye, twe turahita dukanda kuri ino videwo yacu twari turi gukoraho, kuko n'ubundi ntabwo ihinduka ngo cyangwa ngo igire ahandi hantu ijya, iguma gutya. Noneho ikintu turi bukore rero, urabona ko videwo yacu yagize ute yakunze, nta kindi twayirenganyiriza yuko kuko iramuvinga, byose bigira ute birakora. Iyo byose bikora rero nta kindi, urabona n'urugero reka dukine videwo yacu turebe. Turasikororinga akantu nako tugahuze na videwo kugira ngo ize kuza kuba igaragara kurushaho. Ikintu turi bukore rero, handi kuri add text n'ubundi twari turi hano, numera nk'uwakiritse barahita bakwereka. N'urugero reka twongere tuyandika kugira ngo twihute na wa wundi utari wacikanwe abashe kubibona. Urahita ukanda hano ngaha wandike ngo urugero twe tugiye kwandikaho amagambo ushaka kwamamaza kuri videwo zacu. N'urugero ni iri ngiri, nakweretse uko warikora animation, byose biriho, ndakeka nawe wabasha kubyikorera, biroroshye cyane. Urishyiramo animation kugira ngo rize kuba rigenda ijana ku ijana. Hano aya ni ama effect, nakubwiye ngo ano ma effect ushaka kuzamenya uko bayakoresha ahakora, uzanyandikire muri comment nabyo mbibereke. Hano ngaha nakweretse ahantu uza aya ma effect, ari benshi bari kwibaza ngo ni amagi. Aya ma effect ni yandi ufasha gukoresha igihe ushaka nko kwandika neza amagambo meza, no ahangaha naho bikorerwa, ushaka kwandika amagambo meza gutyo. Noneho twebwe turahita dukanda hano kuri animation, twaza hano ngaha inyuma kuri out, uko azajya agenda agaruka, byose biba biterwa n'uko ugira ute ubishaka. Iryo washimyemo niryo ukoresha, nta tegeko riba rihari ry'iryo bagutegeka gukoresha, wowe uhitamo bitewe n'iryo ukunze, biterwa n'iryo ukunze. Iryo ukunze rero uhita urishyiramo rero, ugafata aka kantu ushaka ngo kaze kuzenguruka videwo yawe kugeza irangiye, uragasikororinga ukakareshyeshya n'ino videwo, urangije reka tuyikine turebe noneho uko igira ute, uko imuvinga, duhite tumenya icyo twakora. Urabona ko videwo yacu yagize ute yakunze, yabaye neza. Akandi kantu ngiye kukwereka ka nyuma, hari benshi bari kumbaza iki kibazo ariko ndaje umuti ntacyo nawubaboneye. Hagiye udownloadinga videwo ugasanga ntikeye. Iki kibazo niba muri CapCut ugifite gikemure. Dore ahantu uri kubigenza, uraza hano ngaha hejuru urabona ko baduhaye muri 700p. Urahita usikororinga ugeze hano ngaho, urahita ukaraga aka kantu, uretse mbabereke mubashe kuhabona. Urabona aka kantu, urafata aka kantu ugasikororinge gutya kagere mu 100, uhite wemeza munsi. Urabona ko kari mu 100, video iraza kuba ikeye kurusha uko bitekereza. Ahasigaye uhita ukanda hano ngaha download,
urabona yuko video yacu hano ngaha bagiye kwamamaza ariko twe ntitubitindaho. Niba ino video yagufashije rata n'icyatuma utadushyigikira nawe kuri sabu ubashe kudusharinga bagenzi bawe babashe kubona izi video zitandukanye. Niba uri mushyashya kuno muyoboro wacu wa YouTube, hari indi video ngiye kubakorera y'ukuntu mbona mufite ikibazo cy'ukuntu wahuza video, audio, amajwi n'amashusho. Icyo kibazo abenshi nabusanze mutakizi, nacyo ngiye kukibakorera mureta mukibona kuri channel yanyu. Ngiye kubibakorera namwe mubashe kuba mwabyikorera. Ciao ciao, ndabakunda cyane.